Hirya no hino mu midugudu igize akarere ka Musanze, abanyamuryango ba RPF Inkotanyi bishimiye ibyagezweho muri manifesto y'umuryango y'imyaka 7 ishize ndetse n'ibiteganyijwe kuva muri 2024 kugeza muri 2029. Bibona twitabiye iyi kongere yacu tunezerewe nuko ari byinshi turi kwishimira byagezweho na chairman wacu w'umuryango ku rwego rw'igihugu ari we Perezida Paul Kagame. Twari dufite imihanda iteye isoni ariko ubu uranyerera ukagera kuri kaburimbo, dufite amashuri meza, ibyiciro byose birahagarariwe, ni byinshi cyane. Ubwo rero tuje kwishimira ibyagezweho, nibyo ntabara ubukerarugendo bwatejwe imbere, amadolari amadevize arinjira ni menshi cyane, turanezerewe turishimye, dufite umutekano, dufite amahoro, turatuje. Abanyamuryango bahawe n'ikiganiro kibanze ku mikorere n'imikoranire y'inzego z'umuryango. Bavuga kandi ko imyiteguro bayigeze kure y'amatora ateganyijwe muri Nyakanga uyu mwaka y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Abanyamuryango bifuje ko bakora gahunda bakadekora ahantu ibikorwa bizabera cyane cyane nk'amatora, bagakora dekorasiyo, barangiza ababyeyi bagakenyera imikenyero, urubyiruko rugashaka imipira, ingofero. Twese urubyiruko, abakuru, abatoya twiteguye kumwakira neza, itariki iradutindiye, turishimye cyane, turanezerewe, ni umukandida wacu w'ibihe byose. Ukuriye itsinda ryihuza bikorwa mu muryango wa RPF Inkotanyi mu karere ka Musanze, Engineer Abayisenga Emile avuga ko nubwo bashima ibyagezweho bakomeje no kurebera hamwe byihutirwa bikwiye gukomeza gushyirwamo imbaraga. Imyiteguro irimbanyije, harimo ibintu bitandukanye, harimo kumenya aho tuzamamariza umukandida wacu ndetse n'abakandida depite, na ibyo nabyo ntitubyibagirwe. Harimo gushaka ibirango byinshi kugira ngo umuryango uzaba uri kugaragara koko. Harimo gushaka za logistique zitandukanye. Mu nteko rusange y'umuryango wa RPF Inkotanyi ku rwego rw'umudugudu habayemo no kwakira abanyamuryango bashya. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.